Nshuti bavandimwe mukurikiye umurongo wacu Abakerubimu TV, twongeye kubasuhuza, tubasuhuje tubaragiza Nyagasani Yezu Kristu, tubasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi rero nanone tugarutse imbere yanyu kubera ko hari byinshi tugomba gusangira, hari byinshi twifuza gusangira namwe. Uyu munsi rero nagira ngo twongere tubahuze na Padiri Aloyizi. Mwari mwamwumvishe mu kiganiro cyashize, ariko uyu munsi yongeye yagarutse. Mbanje kumushimira nk'uko mwansabye kubikora, mushimiye kandi ku bwuzu n'ibyishimo yashyize kuri uru rubuga rwacu, kuri uyu muyoboro wacu. Ndamushimira ku bw'umwanya afata, ndanamushimira kuri Nyagasani Yezu Kristu umutuye, ibyo amuha akaba ari byo aduha, kandi nkanamushimira kuba yariyeguriye Nyagasani. Ubwo rero nagira ngo muhe ijambo mbere y'uko dutangira anaturagiza Imana. Karibu Padiri Aloyizi. Urakoze Asensiyo, kandi nshuhuje n'abo ngabo nawe wasuhuzaga, maze rero uvuze ko dutangira dusenga, reka twiyambaze Roho Mutagatifu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunda, wohereze Roho wawe byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa Iteka kubwa Yezu Kristu umwami wacu. Amen. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Urakoze Padiri, urakoze ubwo kudushyira imbere ya Nyagasani abane natwe, ibyo turi bubashe kuganira abishyiremo umucyo kurusha uko twe twabitekereza, kandi abazatwumva nabo bazagira icyo bakuramo cyangwa se icyo bibamarira. Nagira ngo rero uyu munsi tuganire ku kintu, tunagendeye ku bimaze iminsi bivugwa muri Kiliziya, ku mubyeyi wacu, aho mu gutangira sinode Papa yifuje ko hasabwa imbabazi rusange, hagasabwa imbabazi kubera ibyaha binyuranye, wenda ibyo turaza kubigarukaho. Ariko mbere yuko dutangira, ubwo nagira ngo nkubaze nihuse, Padiri, iyo bavuze imbabazi wumva iki? Imbabazi, nk'umunyarwanda iyo bavuze imbabazi ntekereza umubyeyi. Imbabazi zigirwa n'ababyeyi. Ababyeyi rero nibo bagira imbabazi z'abana babo, cyane cyane ubwo ngubwo mba ntekereza ababyeyi b'abamama, ariko n'abapapa nabo bagira imbabazi. Iyo bavuze imbabazi nk'umukirisitu ntekereza Imana Yezu Kristu, Imana yigize umuntu, niyo yagaragaje imbabazi icyo ari cyo. Yarabyigishije kandi abibaho mu buzima bwe, bigera no ku musaraba ahagaragariza imbabazi cyane. Kubera rero ko mu Rwanda, niba unkundiye ko ngera ku mbabazi mu Rwanda, mbona twebwe Abanyarwanda abenshi, ndavuga benshi, icyo dukeneye twese ari imbabazi. Twasabwe zitanga no kuzisaba. Ibyo ngibyo byose biradukwiriye. Mu gusoza ku ijambo ry'imbabazi, ni uko ubwo turi abakirisitu, Imana
niyo ishobora kutwigisha imbabazi zuzuye, kuko imbabazi zuzuye zifitwe n'Imana n'abo izihaye. ikibazo rero ubwo ngizemo uhereye kuri ibyo ngibyo uvuze utangira, uvuze yuko abanyarwanda twese tugomba gutanga imbabazi, twese tugomba gusaba imbabazi. Ntabwo numvisha impamvu twese tugomba gusaba imbabazi cyangwa se twese tugomba gutanga imbabazi. Harya navuze twese cyangwa benshi? Twese niyo nari numvishe. Eh, ntabwo mbonye mbonye umunyarwanda wa mugani udakeneye gusaba imbabazi cyangwa udakeneye kuziha kuzitanga cyangwa kuzisaba, aba mu Rwanda abana n'abandi. Erega nubwo mvuga abanyarwanda, ntabwo ari abanyarwanda bonyine n'abantu bose. Urakoze cyane. Bose kugira ngo tubane kivandimwe, nk'abantu basangiye, tuvuge nk'abantu basangiye igihugu, nk'abantu basangiye umuco, nk'abantu basangiye ibyo dukora, basangiye imirimo. Imbabazi ni ngombwa, cyane cyane mu gihugu nk'u Rwanda. kubera iki? Niko warubajije, kubera iki abanyarwanda? Uba uri umunyarwanda, ntabwo ibintu byabaye mu Rwanda, jenoside, ubwicanyi, intambara, ibyo byose byabaye mu Rwanda, bigomba kudushyira imbere y'umutimanama wacu, tukumva ko kugira ngo tubikire, kugira ngo tubashe kubikira neza, imbabazi zigomba kuba zifite umwanya wa mbere. Si ukuvuga yuko imbabazi zabirangiza, ariko mbona arizo zigomba kugira umwanya wa mbere. Imbabazi rero zizagaragarira mu gihe mu rukundo. Urukundo kandi rugaragarira mu bintu byinshi. Hari ugukunda igihugu, gukunda igihugu kandi bigaragarira mu kintu gukunda abagituye, hanyuma ukifuza yuko babana bishimye mu mahoro, mu bumwe no mu bwumvikane. Urakoze. Ubwo nubwo ndumva tukiri mu ntangiriro z'ikiganiro, imbabazi kubera yuko wenda twafashe mu rwego rusange rw'igihugu, rw'abantu, ariko imbabazi ziza kubera iki? Haba hapfuye iki kugira ngo ibyo bintu bikorwe? Imbabazi ziza kubera iki? Kuki imbabazi zigomba kuza? Natangiye rero nkubwira imbabazi z'ababyeyi. Nyine umbajije uti ziza habaye iki? Baba babyaye nyine. Kandi kubyara ni byiza, niko ababyeyi bose bazakubwira, ariko biravuna. Umwana kugira ngo azave mu bwana, azabe umuntu w'umugabo, cyangwa abe umuntu w'umugore, biba byasabye imbaraga nyinshi. Hanyuma rero kurera uwo mwana akazakura, bisaba rwose icyo ngicyo. Hari ibyo rero ukuyeho ibyo byo kubyara byo ngo ubwabyo, amateka yacu y'abanyarwanda arimo ibyaha, arimo ibyaha. Ubwo uwabyumva yavuga ati ariko ibyaha iyo byabaye bihanwa n'inkiko. Nibyo, kuko buriya wenda twazagira n'igihe tureba kuntu mu mbabazi ubutabera butagomba kujya kure. Ko n'ubutabera nabwo bubaye ubutabera kuko haba harimo imbabazi. Ntanze ingero kugira ngo tudakomeza kuvuga tuvuge. Baranyiciye, reka mbyishyireho, baranyiciye umuntu nkunda. Niba nsaba imbabazi, nashobora no gusaba n'ubutabera, kandi imbabazi
ubutabera ni ukugira ngo kubera iki? Ni ukugira ngo ubwo butabera kutajya gushaka ngewe ubwanjye kwikorera ubutabera ari byo bita guhora cyangwa se kwivuna cyangwa se kugira gute. Ariko rero uko guhora ko ni ukujya kwica uwakwiciye, niko bigenda. Ibyo ngibyo abanyarwanda babizi. Ariko iyo harimo imbabazi uravuga uti ntihatanga ubutabera, bakavuga bati ntabwo ubutabera bwaba kwica. Iyo harimo imbabazi ntabwo byaba kwica uwakosheje. Ishimire igihugu cyacu ko cyakuyeho igihano cyo kwica mu mategeko. Burya harimo inyigisho nziza, kuko ndabivuga gute, niba uwashyizeho amategeko ya mbere yaravugaga ngo ijisho rihorwe irindi, ni ukuvuga ni babiri baba babaye impumyi cyangwa bakajisho kamwe. Ariko rero ubwo wakuyemo ijisho mugenzi we washobora kumubwira uti wabyize nabi, mufashe abashe gukora ibi, abashe kwigeza ahangaha, abashe kubona uko abaho. Yego afite ijisho rimwe ariko nawe nubeho mwendo. Wapfuye bwowe ntiwamugarura, ariko no kwica uwamwishe nabwo ntagaruka, uba ubuze babiri. Ariko muri icyo gihe wowe wamwishe uramutse umugaruye mukaba inshuti, ese byashoboka? Yego byashoboka. Uzabaze mu Rwanda uzabona nk'ubuhamya nk'ubwo ngubwo bw'abantu b'abicanyi bageze aho bakiyunga. Njye narabyumvise cyane cyane mu gihe cya yubile. Muri yubile y'imyaka 2000 nabonye umudamu witwa Saverina yabivuze kuri stade Amahoro. Twari turiyo turi benshi cyane. Saverina yaratanze imbabazi kuko yari araza atanga imbabazi. Hanyuma abantu wenda bari mu miryango y'abamwiciye baraza bafata Saverina bamwubakira inzu, abana nabo nibo bamufashaga. Tanzwe n'itwa Saverina nabwumviye kuri stade Amahoro. Ubwo rero ubuhamya bumwe bwatanzwe buzwi na benshi, hari n'ibindi n'abandi benshi batabashije kugeza kuri za mediya no mu itangazamakuru ngo byamamare gutyo. Niba bitaranagezeho ntibyabuze kubaka abantu, imitima y'abantu babibonye n'abo ngabo babikoze ubwabo. urakoze kuri icyo gisobanuro utanze. Pardon. Buriya hari ikibazo, njye nkunda kuganira n'abantu banyuranye. Ndakwanduje nkunda kuganira n'abantu banyuranye kuri iki kibazo cy'imbabazi. None ubwo umuntu akibaza, umutima usaba imbabazi cyangwa se uhabwa imbabazi ugomba kuwumeza ute? Kubera ko njye nshobora no kuza nkabwira ngo nguhaye imbabazi ariko bitandimo, cyangwa se nawe waza ukambwira uti nguhaye imbabazi kandi bitakurimo. Uwo mutima ugomba kuwumeza ute? Urangwa n'iki kugira ngo umuntu umurebe uvuga uti uyu muntu koko atanze imbabazi, cyangwa se uyu muntu yahawe imbabazi? Reka mere ku bukirisitu, nibwo ndi bubone ukuntu ntashobora kugenda ntera imbere. Ivanjiri twigishijwe, ivanjiri inkuru nziza, bivuge mu kinyarwanda kuko nigeze kumva abanyarwanda bavuga ngo yari arimo yigisha ivanjiri y'amacakubiri. Ibaye amacakubiri ntabwo ikiba ari ivanjiri. Tujye tumenya nuko twigisha. Nigeze gusoma mu kinyamakuru ahantu bavuga ngo ivanjiri yo gutema inka, ibaye iyo gutema inka ntabwo yaba akiri ivanjiri, biba ari ikindi kintu. Tubanze dusobanure ko ari inkuru nziza. Hanyuma rero ku muntu w'umukirisitu wakiriye ivanjiri, ntabwo agomba kuvuga ngo nanze gutanga imbabazi. Yaba aretse, yaba yihakanye ivanjiri. Hano kenka ngaho bimvugire mu kinyarwanda rwose, nta na rimwe
nta na rimwe umukirisitu yemerewe kuvuga ngo ndanze simbabariye. kubera iki? kuko byinshi, kuko azi ko yababariwe byinshi, hanyuma kandi uriya we azatanga bike kuko azi ko yababariwe bike. hari ukuntu imigani ya Yezu Kristo ibivuga gutyo. ariko twababariwe ibihe? twababariwe ibihe? nkuzanira umusaraba kugira ngo mbisobanure neza. rwose nta kibazo, ndahari. ihangane mushaka akanya gato, ni amasegonda makeya, ntabwo uri kure. Padiri agiye kudushakira umusaraba kugira ngo aze awutwigishirizeho. Mwabyumvise ko turimo kuganira ku kibazo cy'imbabazi. umukirisitu kubera icyo atagomba kuvuga ko nta mbabazi afite? iyo umukirisitu areba ku musaraba yumvamo ibintu bibiri by'ingenzi. hari byinshi kuko harimo ivanjiri yose, ariko harimo bibiri by'ingenzi. icya mbere kivugwa mu ivanjiri ya Yohana. Imana yakunze isi cyane bigeze aho itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo agira ubugingo bw'iteka. umusaraba rero utubwira ko Imana yadukunze cyane cyane birengeje urugero kugira ngo tudapfa, hanyuma igatanga umwana we kugira ngo adupfire mu cyimbo cyacu. nguwo rero uwatugiriye imbabazi wa mbere. izi ngizi narazakiriye, izo mbabazi Imana yangiriye narazumvise. Pawulo mutagatifu rero mu gusobanura ibyo ku musaraba aravuga ngo, aho birangiza ku cya kabiri, aravuga ngo utarigeza akora icyaha Imana yamugize icyaha kubera twebwe. wabyumvise? icya kabiri rero ni icyo ngicyo nyine cyo tugomba kumva. iyo tureba umusaraba turavuga tuti mbese burya ibyaha byacu byagombye ikiguzi kingana kuriya? tukumva rero ku musaraba hari n'uburyo bwo kwanga icyaha, bwo gukondana icyaha, bwo kumenya yuko icyaha, amagambo y'igifaransa niyo atwara akute shere, cyarahenze cyagoye Imana kugira ngo. dore rero uko umusaraba wamagana icyaha. ukabwira rero wa wundi w'umukirisitu, wa wundi ukamubwira uti niba uzi ko Imana yakubabariye, yakugiriye imbabazi, kutababarira kwawe ni ukuvuga yuko wanze umusaraba. Pawulo mutagatifu mwongere mugarukeho avuga yuko hari abanzi b'umusaraba wa Kristo, hari abantu ngo bitwara nk'abanzi b'umusaraba wa Kristo. ibyo rero ubwo navuga imbabazi. nta mukirisitu wemeye kuvuga ngo simbabarira. hasigaye iki? hasigaye ko tubabarira se nk'Imana? nyine twebwe dusigarana ibikomere. ibyo bikomere bigusigara mu mutima. kubona umuntu ukibuka, ntabwo uba wibagiwe ibyabaye byose. tubigenze dute ubwo bimeze gutyo bikadusigaramo? hari ibyo ugomba kwirinda, hari komporutoma ugomba kwirinda, wakugiriye na mu byo ushoboye. narababariye, hanyuma nkaca inyuma nkagenda nkamugambanira, nkamutega imitego kugira ngo nawe azayigwemo yumve. ibyo ntabwo ari ukubabarira, ariko ibyo ngibyo ushobora kubireka. ariko niba
umusanze mu butabera cyangwa se niba ugiye no mu butabera, ubwo burenganzira nabwo urabufite. Ntabwo uragenda ukavugisha ukuri, banagusaba icyo ubitekerezaho ukakivuga mu kuri, ariko mu kuri kw'ivanjiri kwa Yesu. Ibyo mu rubanza narabibonye. Hari ahantu nabonye mu rubanza, reka ne kuvuga kwibanda mu Rwanda, nabonye ahantu biriya bikunze kuba muri Amerika, umuzungukazi yari aturanye n'umwirabura aho muri Amerika, hanyuma abonye ko aturanye n'abirabura aragenda agura imbunda, ati umunsi umwe nzagakore. Hanyuma rero umugoroba umwe abonye umuturanyi we arimo yidagadura, aragenda ashikuza imbunda yaramugarika. Mu rukiko rero bamukatiye, ndibuka bamukatiye imyaka 10 wishe umuturanyi we. Hanyuma famiye y'uwapfuye, ni ukuvuga y'abirabura, babwira uwo muzungu bari bakatiye, baramubwira, umwe muri famiye y'abirabura avuga ati, abazungu rakondane wari umaze gucirwa urubanza, ati mbese nshobora kuza nkaguhobera? Undi aremera, nyamuzungukazi aremera. Nuko uwo mwirabura aragenda, barahoberana, akantu ka emosi, uburyo bwo kuvuga ati ni amategeko aguhannye ngenda kubabariye. None se tukiri kuri ibyo ngibyo, mpereye kuri icyo ngicyo cyane umuvuze, abantu banganya imbaraga imbere icyo kintu cyo gutanga imbabazi, cyangwa buri wese agira urugendo rwe? ibyo urabizi ko bizamenywa na Nyagasani wenyine. Icyo twebwe dusaba ni ukutajya mu murongo w'ubugizi bwa nabi. Ubugizi bwa nabi nubwo waba urimo ubukorera umuntu wakugiriye nabi ushaka kwihimura, icyo ngicyo rwose uwatanze imbabazi arakibujijwe. Umurongo w'ubugizi bwa nabi ushaka kwihimura ku wagukoshereje, ntabwo byemewe. Umurongo wo kugana inkiko biremewe, amategeko arabyemera, kandi n'uba ushaka ubutabera, uba ushaka ukuri, uba ushaka uwabireka. Aho ngaho niho uvuga uti abantu baratandukanye, uwabizibukira akabireka. Biterwa n'ubisuzuma uwo ari we. Hari umurimo akubwira ko ubuvuze ikintu kugufasha ukuri, hari ikintu kiba kiguzemo, ariko ashobora gusanga aricyo kimufasha mu mutima we, akavuga ati ibyo rero aho ngaho se partage. Umuntu yakurikira uko umutimanama we umubwiye. Impamvu mvuga yuko kureka kubikora ntubihe agaciro ibyo ngibyo by'ubutabera ari iki? Oye, iyo umuntu agize nabi, akugiriye nabi, ntabwo aba ari wowe wagiriye nabi, abagiriye nabi umuntu muri rusange. Hagararira umuntu muri rusange, urebe igikwiriye gukorwa. None se niba ari umwicanyi akaba arangije abawe, niki kikubwira ko ejo atazongera? Abo ngabo se bandi bo de possible victime, abandi ashobora kugirira nabi, mbese bo wabagiriye imbabazi? Ni ibintu bikomeye ku buryo ugomba gushaka mu mutimanama wawe, ukahitamo souverainement. Ngira ngo mbabwire ko mu mutimanama w'umuntu, umuntu ari souverain. Aho ngaho umuntu abanyarwanda bawita kami ka muntu. Niba ari kami ka muntu nyine, aho ngaho niwe mwami we ubwe.
iri deside sere icyo afashe aname konsiyanse ni ukuvuga mu mutima we na roho ye akagihitamo, imana iracyubaha. ubwo rero hari ikibazo mfite kuri icyo ngicyo urimo kuvuga muri Matayo 18 hari aho Yezu avuga uburyo twagombye gukemura ibibazo cyangwa se gusabana imbabazi. Atangira avuga yuko ugomba kureba mugenzi wawe, byakanga ukareba abo mu idini, naho ukareba undi muntu wa kabiri cyangwa babiri batatu iruhande rwawe, ubundi bikarangira ugeze ku idini, nyuma yaho uwo muntu ukamufata nk'akahebwe. Ese ku bantu koko bari mu rugendo rw'ijuru ni ngombwa ko, kuko nicyo wari umuvugaho, ni ngombwa ko bajya mu mategeko? Mu yandi magambo, amategeko y'isi afite agaciro gakomeye kurusha amategeko y'Imana? ntubishyamiranye, hari inzira zo gushaka ukuri n'ubutabera. inzira zo gushaka ukuri n'ubutabera. wari uvuze uti amategeko y'isi, aba ari amategeko y'isi atanyuranyije n'amategeko y'Imana, ntabwo aba ari mabi. hari amategeko y'isi koko nk'uko wabivuze anyuranije n'amategeko y'Imana, hari aho binyuranye. ariko reka mbanze ngaruke kuri icyo cy'ivanjiri ivuga ibyo guhana. byose si ikinyarwanda, ahubwo ni ivanjiri. yego twubaha ivanjiri, ibyo guhana na se ahubwo si ikinyarwanda. niba umuvandimwe wawe agukoshereje, muhane, mubwira uti mwereke uti mugenzi wanjye ibi ngibi nkoreye ntabwo ari byiza. numugarura mu nzira nziza uzaba ukoze neza. niyanga ushake abandi bantu babiri cyangwa batatu, ariko ibyo ni byiza cyane. none kuri icyo kibazo iki gikurikiyeho ndimo nibaza, nkunda kuganira n'abantu benshi bakambwira bati ngewe ibintu byose ibyo byo narabyemeye, ariko kariya akantu ntazajya ugakoraho. muri make niteguye kubabarira ibintu byose, ariko kariya ntawe uzagakoraho. none icyo kintu kikagenda kikangeza kuri dawe uri mu ijuru, kuko kuri njye ni isengesho ryiza ariko rinagoye. kuko hari igihe umuntu ambwira ati ngewe mvuga dawe uri mu ijuru, ariko najya hariya ngo utubabarire ibicumuro byacu, ati aho ngaho ndahavuga, ariko nk'uko tubabarira abaducumuyeho ataho nkahataruka. ube ni uwo muntu iyo muhuye mu rwego rwa kiliziya umubwira ngo iki? Yezu yigishije dawe uri mu ijuru atari ku musaraba, ariko ageze ku musaraba nabwo mbere y'uko aca yabanje kuzuza. urumva dawe uri mu ijuru ni uburyo Imana data itubwira iti narabababariye cyane kurusha uko mubitekereza, namwe mugomba kubabarira, mugomba gusa nanjye. naho ngaho rwose dawe uri mu ijuru umukirisitu ajya yivuga ayemera, agere n'aho ngaho atinyuke ahavuge, kuko Imana imusaba gusa nayo. ariko ni byiza. reka nkubwire, turimo wenda turabivuga ntabwo ari amashyengo, ariko reka twinjiremo muri dawe uri mu ijuru, twongere tubihuze n'ivanjiri ivuga iti Yezu Kristo abwira abigishwa ati mugomba nimuse na data, ubutungane bwanyu nibungane n'ubwa data wo mu ijuru. uruhande rumwe twavuga tutaradusaba ibikomeye, ku rundi ruhande tukavuga tutaradukunda cyane ku buryo ashaka rwose kudukura mu bumuntu bwacu akadushyira mu bumana bwe. ni ikintu cyiza. ninde mubyeyi no mu banyarwanda warera umwana we kugira ngo azabimwe? urumva umubyeyi aba avuga ati, ndetse umubyeyi w'umunyarwanda aravuga ati iba yandushaga, iba yakomezaga kandi, ariko mbisanga mu mico yose. nigeze kubona igiparu cyavugaga ngo umwana, ngo ise yabwiye umwana avuye ku ishuri ati wabaye wakangaye. ibyo ni ibiparu byo mu Bufaransa iwanyu aho ngaho, ntabwo ari ibyo mu Rwanda. wabaye wakangaye nabaye uwanyu.
ise ngo akijujuta ngo akabwira umwana ati ariko sha ati Napoleon akiga mu mashuri nkawe yabaga uwa mbere. Umwana ngo arahindukira aramubwira ati ariko Napoleon angana nawe yari ampereri w'Ubufaransa. Mm. Wabyumvise? Kimwe kuri kimwe. Turafata n'iki? Turafata amabwibura ko umubyeyi yashakaga ko umwana we yakura akamusumba, Mm. akamusumba rwose. Uzase nanjye urenzeho unsumba, iyo ni indirimbo ya Rugamba Cyprien. Mm. Uzase nanjye urenzeho unsumbe. Ariko Imana yo kuko ariyo yaturemye ntabwo twayisumba, ariko ikavuga iti nimumere nkanjye. Nicyo bivuga buriya. Ntabwo ari ukugira ngo genda wicwe n'agahinda kuko ujya ubona bakugiriye nabi uhekenya amenyo. No, sibukira, genda use nkanjye, umere nkanjye, ukomeze uku nguku. Ariko urumve ko Imana ibigushakaho ibyo ngibyo bivuze quelle honneur, quelle grandeur. Mm. Mbabarire kuko dutangira mu Kinyarwanda tukaza kurangiza ntazi urugamba, ariko Imana irakubwiye ngo bankange, ayiwe, hanyuma nawe ukabikerensa ukavuga uti oya ibyo ngibyo byawe ntabwo nabigeraho. Ariko utari yarakoze icyaha, Imana yamugize icyaha kubera twe, hanyuma nawe akazamuka avuga ati muri abavandimwe banjye. Kandi muri liturujia uko tujya tubisubiramo havuga ngo asubira mu ijuru ntabwo ari uko yihunzaga ubutindi bwacu, ahubwo yari agiye kudutegurira ahari kugira ngo natwe tuzamusangeyo. Kandi mu gihe tukiri aha ngaha ku isi, Imana data ngo iratureba ikavuga iti icyiza dukoze dutanze nk'imbabazi, ngo ikunda muri twe ibyo yakunze muri mwana igihe yari ari hano ku isi. Si ibyo ngibyo ra? Sinzi niba mbivuga neza. Imana ikunda muri twe ibyo yabonaga umwana wayo akiri hano ku isi, ibyo yakoraga, nka kurya kuvura, gufasha abantu, nka kurya gusura abarwayi akabakiza, nka kurya kugira abana. Ejo twarabivugaga, ku cyumweru gishize twarabivugaga ukuntu yakiraga abana akabafata neza, nka kurya kwigisha. Ibyo ngibyo iyi Imana data iyo tureba tukiri hano ku isi rwose arimo aravuga ijambo ry'Imana abisobanura neza kugira ngo abantu babyumve, barikunde, bamenye. Ikunda muri twe ibyo yakunze muri mwana akiba hano ku isi yaje kwigira umuntu. None se ubwo reka noneho twinjiye mu kiganiro, reka tuve mu bintu nakita biri rusange. Ibyo ari byo byose, icyo nkunda kubwira abantu ni uko ikigoye ari uguhindura imitekerereze y'abantu cyangwa se imirebere y'abantu kugira ngo bakire Imana, kuko ibyayo nyuma yaho biraborohera. Noneho rero ubwo turebye kiliziya yacu mu Rwanda. Kiliziya yacu mu Rwanda, ubwo ndimo gushaka ijambo ry'ikinyarwanda haribuze, ariko umuntu yavuga ati ibintu bihagaze gute? Ese hari icyo tugomba guteraho imbere kugira ngo abanyarwanda cyangwa abakristo b'abanyarwanda bazamuke bongere bazamure izo mbaraga, babe abatagatifu nk'uko data ari umutagatifu, Matayo 5:45. Kiliziya yo mu Rwanda se gusa, uretse nyine ko turi abanyarwanda tugomba kugaruka iwacu mu Rwanda, ariko kiliziya yahamagariwe gukura buri munsi kugeza igihe izagera ku rugero rwuzuye rwa Bikira Mariya. Urugero rwa kiliziya burya comme épouse, urugero rwa kiliziya ni Bikira Mariya. Urugero rwa kiliziya ni Bikira Mariya. Icyo dushimira Imana ni uko ayirimo, kuko ari iya Kristo, we akaba épouse du Saint-Esprit, bivuge gutyo. Urumva rero tugomba gukora muri byinshi,
no muri ibyo by'imbabazi twavuze. Mm? Tukabikoramo, kandi iyo tuvuze imbabazi tuba tuvuga kuzisaba no kuzitanga. Iyo tuvuze imbabazi tuba tugomba kugira n'izo za kibyeyi. Tukabonamo abo ngabo bakirisitu dushinzwe natwe b'abapadiri, tukabonamo muri abo bantu abakirisitu bo mu Rwanda. Nabaye mu Rwanda ndabizi, simvuga ko nabishoboye ngo mbe umubyeyi rwose mbagirire izo mbabazi za kibyeyi, ariko barigeze wumvamo akantu kamwe ahangaha umunsi umwe undi munsi gutyo, umuntu bakaza bakakugeraho bati umuntu ararwaye akeneye amasakaramentu, ari kuri kilometero zingahe, ari kuri kilometero 5, nta modoka mfite. Nawe ukavuga uti okay, ubwo nta modoka mfite nagende ubwo nyine nta kundi nabigenza. No, ibyo si ububyeyi, imbabazi za kibyeyi. Umuntu yahishije inzu, kera inzu mu Rwanda zari ibyatsi, zari ibyatsi, yahishije inzu cyangwa bahishe, ukabona ko ari burare he, none kuko inzu yahiye cyangwa bayishenye biragenda bite? Niyirwariza ubwo ngubwo. No, ibyo uri umubyeyi ukavuga uti reka njye ndyame ubwo ngubwo. Oya, zo ni za mbabazi. Aho rero ntihakora za mbabazi za kibyeyi. Ariko uzi ko mu Rwanda batwita ba padiri. Padiri bivuga padire, bivuga pere. N'ahangaha ho muri Katalunya babita ukundi, ariko rero mu Rwanda batwitaga padire. Nabaye i Roma ari padire, nabaye mu gice cya Espagne Madrid padire, ahangaha muri Katalunya babita undi. na hano babita pere cyangwa Monsieur l'Abbé. Ibyo nuko byose bivuga kimwe, pere Monsieur l'Abbé. Hanyuma ukabyitwa kandi ukikiriza, hanyuma bakagushakamo akantu k'ububyeyi, bakabona reka data ibyo ngibyo ntubikozwa. C'était mensonge public. Ntuzana karikatire no gushushanya Imana, kuko ibyo none icyo mvuga si ukuvuga yuko mbese twarabikoze 100%. Nyagasani abazi ukuntu, niwe ureba mu mitima, abazi uko buri wese yagerageje. Kuko tugiye gusobanura twajya mu matarenta, hari uwahawe 10, hari uwahawe 5, hari n'uwahawe 1. Ibyo rero Nyagasani niwe uzamenya imbuto zabibwe n'umusaruro byatanze. Ibyo ntabwo twebwe twabikurikirana ngo tubimenye. Ugomba kumva mu mutima wawe ko urimo hari icyo ukora. wagiye unsubiza buri gihe unyohereza kuri Nyagasani, we mubaji w'imitima, ni nabyo, ariko ikibazo ni kimwe. Urimo kumbwira uti tugomba kuba ababyeyi, duhereye ku basaseridoti tugomba kuba ababyeyi, ariko njye ntabwo ndimo kuvuga uburyo urimo kubivuga. noneho njye ndasubiza amaso inyuma, wenda ndeba no ku kiganiro twakoze ubushize, hari na mugenzi wawe washyizeho komantere itari, simbizi niba itari nziza, ko njye nabonye itari ikwiriye. ubwo ni uko njye nabibonye, ni uko buri wese afite. yavuze iki? wari wavuze ku buryo busobanutse ko wifuza cyangwa se usaba Imana ko kiliziya zizongera zigafunguka, noneho abantu bakabasha bagasenga. naho wavuga uburyo wamaze igihe udatura igitambo, none uvuga uti hari abantu bajyaga kunsengera bari barafashe uwo mugambi wo kubikora. ubwo none ubwo nyine ubwo harimo mugenzi wawe wese asubiza w'umupadiri avuga ati
mwose nta nuko utazi birimo kuba hano n'ibiki n'ibiki bo tubyihorere. Ariko noneho igituma ndimo kugaruka kuri icyo kintu, ubwo ntabwo numvise icyo yavuze, icyo yabineguyeho, ariko yabineguwe yuko mu by'ukuri zigomba gufungwa muri make. mbo Ubwo muri make ndezimye. ntabwo turi bukore polemike Ubwo hano. twikomereza ahubwo icyo Icyo nshaka cyatuzanye nta nubwo nakwifuza gukora polemike kuri ibyo ngibyo, ariko icyo navugaga burya nagira ngo numvise akamaro ko gusenga, kandi isengesho rikuru muri kiliziya gatolika ni igitambo cy'ukarisitiya. Mm. Hmm? Rwose ngera nabyumvishe rwose. Abakirisitu bo ababibayemo, abagiye mu misa bazi agaciro ka misa, bo barabyumva, ariko abaye atumva ko ari ingenzi ntagira neza. Ubwo rero ikibazo ngera ngiye kukubaza ni ukugira ngo twibaze, ese ni gute kiliziya, kuko iki kibazo nakikubaje nongera nkigarutseho, itanga urugero mu gihe ushobora kumva ko hari abana bayo bagambanira bagenzi babo bakabafungisha cyangwa se bakabacira ishyanga. Bivuye gutyo nibwo buryo bworoshye. Iyo umuntu atanagufungisha ashobora kugucira ishyanga akagera gute. Ibyo bintu nyuma yaho ubona bitica ubutumwa kujya imbere y'abakristo, kuko abakristo hari igihe mutureba mukagira ngo ntiturimo kureba, ukatubwira ariko ukagira ngo ntiturimo kubona ko ibyo uvuga utabyemera cyangwa se ukora ibitandukanye nabyo. Uri bumbwire uti kami ka muntu, cyangwa se nawe Imana yaguhaye ubwenge, koresha ubwenge bwawe nibyo, ariko icyo kintu ubona wenda ubwo naza no kukigarukaho mu kanya ngiye bw'urugero. Ukumva umuntu wenda wavuze ati indirimbo z'uyu mucuranzi uyu n'uyu ntituzongera kuzumva. Ukibaza uyu muntu ko afite ikibazo na leta agifitanye n'Imana, ni urugero. Kugira ngo nibaze, ese imbabazi ngomba gutanga cyangwa se ububyeyi ngomba kugira, ngomba kubugira kuko nabanje kureba ku ruhande cyangwa se nabashije kureba ku Mana? Ni ikibazo nibajije, kuko hari ibintu byinshi rimwe na rimwe nkavuga nti bite byabyo mu rwego rw'imbabazi. Ese ntabwo dukwiriye, hari sinode irimo kubera i Roma, ariko ntiharanakwiriye na sinode muri Kiliziya y'u Rwanda. Mbo Asensio, uvuze ibintu byinshi, uvuze ibyerekeye ibyo kugambanirana, uvuze ibyerekeye ibya munyangire, uvuze ibyerekeye iby'uwawe batoteza abandi. Muri make byose mbirezima mu byaha by'urwango. Urwango rero ruturuka kuri Sekibi. Urwango, Imana ni urukundo, ikitari urukundo cyose kirimo urwango cyo gituruka kuri Sekibi. Icyo nabwira abakirisitu ni ukwirinda urwango, kuko urwango ni ikintu kibi. Nakunze inyigisho ya Papa isura ibihugu by'Abayisilamu. Mu bihugu by'Abayisilamu aho ngaho niba ari muri Maroc, hari hashize iminsi, cyangwa ni muri Egypte, hari hashize iminsi bishe abakirisitu babagayo b'abakopte, kandi bakabatega bateranye cyane kuri Pasika, ku munsi mukuru wa Kiliziya Gatolika. Pasika burya niwe munsi mukuru wa mbere muri Kiliziya Gatolika, cyangwa ku bakirisitu bose, kuko uvuga izuka. Hanyuma rero bakabategera muri iyo minsi mikuru bose bateranye bagateramo amabombe. Hanyuma rero Papa yagiye kubasura, nashimye ijambo yavuze, kuko yavuze ibyo duhuriyeho ku Bayisilamu. Twese turi abana ba Aburahamu, twese twemera ko twaremwe ku babyeyi ba mbere Adamu na Eva, twese twemera amategeko yayandi y'Imana ya Musa. Hanyuma rero aza kugera ku bindi bintu, aravuga ati muri ibyo byose rero extremisme twemerewe kugira, ati ni extremisme mu rukundo. Ni ukuvuga uwakunda agaheza inguni, babyita ubeza nguni extremisme. Uwakunda agaheza inguni aba asa na Yezu Kristu, kuko ngo kuwa kane mutagatifu
baratubwira ibyo dusoma kwa kane mutagatifu, baravuze ngo uko yakunze abe bakiri munsi abakunda byimazeyo, abakunda kugeza ku ndunduro. ibyo rero irezema jusqu'à l'extrême. abigenza ate? yararaye ari budupfire, arahaguruka ngo asuka amazi ku ibase, atangira kuboza ibirenge. avuga bati ibi ni ibiki? Voilà. urwo ni rwo rukundo rero rwitanga, rujya no koza ibirenge. ariko wakiyota ntuyezaga ibirenge byikira, kubaha divayi bakanywa byabaga bihagije? oya, yumvaga atageze ari extreme. hanyuma arahaguruka ajya no koza n'ibirenge. arangije arababwira ati rero singewe nimunyita umwigisha wanyu n'umutegetsi, ngewe mbogeje ibirenge. namwe rero mwebwe mutari n'abategetsi, mutari senyeri, mujye mwozanya ibirenge bamwe ku bandi. rero sohoka muri ibyo byo koza ibirenge, ntibikunaniye ngo wihangane, noneho ugiye no kugambana, noneho ugiye no guteranya abantu mu nyangire. oya, ibyo ni ibya shitani, ibyo ni ibishitani. twihane. rega twese tugenda muri iyi si, bishobora kutugeraho. twihane. nshimye ivanjiri itangira ivuga ngo nimwihane mwemere inkuru nziza. iryo jambo rizaduherekeza mu bukristo bwacu kugeza igihe, reka ne kuvuga kwinjira mu rupfu, tuzinjirira muri nyagasani. murakoze padiri. ubwo noneho rero reka duse n'abafungura gatoya mu bantu ndibuka ko mu gihe cya yubile nta ntibeshya hari isengesho umupadiri wari iwacu yari yarashyizeho ryo gusaba amahoro. bavuga ko ari irya François simbizi, ariko ibyo ntabwo wenda mbyibuka neza. ese uyu munsi iryo sengesho uyu munsi hari agaciro ryari gifite, cyangwa ibyo ngibyo twabirenzeho? ni isengesho ry'ibihe byose rwose. iryo ni isengesho ry'ibihe byose. dukunze kurihererekanya mu bavandimwe. ni byiza no kurisoma kenshi, kuko kubisoma roho ntabura ikintu yohereza mu mutima wawe cyangwa mu bwenge bwawe. rya ni isengesho ryiza, rya ntabwo rizaba expire. rya ntabwo rizaba expire rwose. ndaza kurishyira kuri iki kiganiro, niryo ndaza gushyiraho hasi aho bashyiraho ntuza ku kiganiro. urakoze. rya ntabwo rizaba expire. okay. noneho ikindi rero ubwo ngubwo ndagira ngo kuri buri mugabane w'isi udukure nk'umuntu wumva waragiye ahagararira amahoro, utubwire n'umwe mu Rwanda wumva avuga utuye umuntu ni umunyamahoro. mu migabane yose y'isi ugenda ufata umuntu ku mugabane, noneho tuze kurangiriza ku Rwanda. ariko umuntu utari umukirisitu nta kibazo cyangwa umuntu uko aba umu extremiste ku rukundo nk'uko babivuga. nabonye Gandhi. ubwo turi muri Aziya. nabonye Gandhi rwose. nabonye Gandhi, nsoma igitabo cye cyitwa Cette nuit la liberté, mbona ukuntu yagejeje igihugu cye ku buryo butangaje. urumva, abamennye amaraso kugira ngo ubuhinde bugere ku bwigenge, aba mbere ni abakoroni. abo mu ruhande rwa Gandhi bashakaga kujya kwivuna. iyo Gandhi yabimenyaga ko hari umuntu bishe, yahitaga akora greve de la faim, yahitaga yiyicisha inzara kugira ngo baze kubimukuramo banga ko apfa, kuko yabikoraga ku buryo buteye ubwoba. yari sacrifice de soi. bakaza kumwingiga bati rwose aba bandi bishwe bakaba aribo bishe, bakaba aribo bajya gusaba imbabazi. none se murasaba imbabazi ninjye mwiciye? hagatangira imishyikirano rwose yo kubumvisha ko nta na rimwe. noneho abantu bakajya bavuga bati nitujya kwica bariya abapolisi, noneho umusaza wacu arapfa. arabatwara gutyo, yishwe
n'umwe mubi, kuko yavugaga ati biriya ntabwo byazahoraho. Uriya muntu aratangaje. Mu ifilime ye hari ahantu umunyamakuru avuga, dore ko abanyamakuru aribo baba bihaye kubisobanura byose. Hari umunyamakuru avuga ngo abantu bazaza nyuma, bazavuka nyuma, ntabwo bazemera ko uyu muntu yabayeho afite umubiri n'amaraso nkatwe twese, kuko narabitekereje. Ariko Gandhi kuko yabayeho muri situwasiyo zikomeye cyane, hari n'ijambo yavuze njya nkunda gutekereza: quand je désespère, je me souviens que tout au long de l'histoire, la voix de la vérité et de l'amour a toujours triomphé. Tubihindure mu Kinyarwanda: iyo nihebye nibuka yuko inzira y'amahoro n'ukuri, inzira y'urukundo n'ukuri birangira itsinze mu mateka y'isi. noneho ubwo reka ngo abandi noneho mbwira icyo batekereza. wakubwira Martin Luther King na Rosa Parks wavuga iki? Martin Luther King nawe umenya imyigaragambyo imaze gufata umurongo, babona abirabura bamaze kwisuganya batagitinya amasasu, umenya hari abantu banyapolitike bamwegereye baramubwira batari ko biriya byirabura iki, we ngwino tugufashe n'umuryango wawe, twanaguha n'umwanya muri guverinoma, ariko ubireke, kandi rero niba utabiretse twashobora no kukwica. Hari disikuru rero ya Martin Luther King uzayumva rwose, ushyize kuri interineti irahari. Aravuga ati umva rero, mureke mbabwire, ndimo ngeze ahantu ku musozi muremure, ndimo ndareba mu gihugu cy'isezerano. Iyo disikuru iriho rwose uzayumva, ndimo ndareba mu gihugu cy'isezerano. Ati cyokora ntabwo nzagerayo. Se emuva, ntabwo nzagerayo kuko keretse niba nshaka kugira kuramba kuri iyi si, ubwo nazagerayo ariko nkazaruhukira mu muriro utazima. Ati none rero sinshaka kuzajya mu muriro utazima. Nta minsi nk'ingahe yashyizeho baramwica. Rwatise abantu diside, abantu bagira iyo risidite, ngwino rata wowe, ariko urajya biriya bintu uririrwa ubyirukamo kubera iki? Waje tukaguha umwanya n'umuryango wawe rwose nta kibazo uzagira, bariyubareke, kuko imyigaragambyo yari imaze kubageza ahantu n'abazungu bamwe batangiye kuyijyamo. Hanyuma rero baratereta, aravuga ati kandi nubyanga tuzakwica kandi uzapfa nk'imbwa nini. Ariko ntabwo yapfuye nk'imbwa, yarapfuye, ariko ubu ngubu ni mu mitima ya benshi. Ariko yarabivuze, iyo disikuru yarabivuze ati nanjye nashakaga kugira longevite, nongeye kuramba nyine, atari ko ngiye muri ibyo byo guharanira kuramba nazarangiriza mu muriro, ndabyanze. Kuri uyu mugabane w'Uburayi, nimvuga Robert Schuman, hari icyo birakubwira? Yera yirabura, iwacu niko tuvuga iyo tutazi umuntu. Twikomereze hano ku mugabane w'Uburayi, nta ukubwira ku mahoro. Jean Paul ntacyo akubwiramo? Yohani Pawulo wa kabiri yari umuntu n'umupapa nzi. Njyewe nabyirutse rero ndi umusore, nakundaga kumva Yohani Pawulo wa kabiri, numva rwose ndamukunze cyane. Nagize amahirwe yo kumubona yaje mu Rwanda. Urumva, nageze aho rwose nkumva ari umuntu w'Imana koko. Hanyuma nagiye i Roma, nabaye i Roma ari mu bihe bye bya nyuma, nuko nkajya nkunda kujya mu misa yasomye, yari atakizamuka kuri aritari kuri hoteli majeri, ahantu bamushyiraga ku ruhande rero, aho yari bamuzaniraga kugira ngo ahumugisha amaturo bakajyana kuri aritari. Nigeze kujya mu misa, nta serebureti y'i Roma nari mfite, ariko nambaraga ibya gipadiri, ni ukuvuga sinageraga kuri aritari. Noneho rero barambona ndi mu bantu
ntagiye guserebura hamwe n'abandi kuri aritari, noneho baraza babona ko nta serebureti mfite ariko ndi umupadiri ko nari nambaye, nuko baramfata baragenda banyicaza iruhande rwa papa rwose aho yari ari, bati ariko urumva umutekano we nawo, ariko ntugirire nabi papa gatata. Nuko numva rwose nkumva ndi umuntu iruhande rw'umuntu w'umutagatifu. Urumva papa yohani Pawulo wa kabiri rero kuri njyewe yabaye umuntu w'amahoro rwose, urukundo. Nabonaga ukuntu asura ibihugu byose, nabonaga ukuntu ashaka kuvuga ururimi rwa buri gihugu agezemo, nabonaga ukuntu yihatira kuba yavugana n'umuntu uwo ari we wese kugira ngo yumve ko bagiranye akantu ka kominikasiyo cyangwa bafitanye icyo bapana. Rwose yisanishije n'abantu bose, naramukundaga cyane n'ubu ngubu kandi ndamukunda. Niyo nsomye inyandiko ya yohani Pawulo wa kabiri mba numva arimo ambwira rwose. none ubwo reka tujye ku mugabane wacu. ubwo ku mugabane wacu ndi buvuge mfashe gutya navuga Mandela, simbizi niba ari cyo bikubwira. Wiwi Mandela nawe yakunze abaturage be, yakunze abaturage be, arabitangira. iriya ni patriotism, gukunda igihugu. Kandi jyewe nshima ikintu yavuze mu rubanza, bamucira urubanza yaravuze ati erega njyewe rwose niba mwemera, kandi ubwo yari umusore afite imyaka 27 cyangwa ningahe, ari umusore rwose. Bamucira urubanza yaravuze ati njyewe nuko nguko mbyumva, ibyo nakoze ndumva mbyishimiye rwose, kandi mundekuye ngo nakomeza nkabikora uko nguko nabikoraga, kuko sinemera yuko umuntu yaza akumva ari igihugu ari icye wenyine, abandi bagasigara ari abatari abantu nkabi. Ibyo le sens de la dignité tubivuge mu kinyarwanda kuko twari ni ukuvuga agaciro ka muntu. kumva rwose ukuntu umuntu ukunze umuntu uri muri wowe, umuhaye agaciro nk'ako Imana yamuremanye, utagiye kumupfobya, utagiye kumugira igishushu de la dignité. Wayitwigisha kandi iyo ngiyo ntabwo uba uyibona muri wowe, uyibona muri abo bantu urimo ushaka kwitangira. Sens de la dignité, c'est bien. Kumva abantu babiri ngiye kukubaza. nahisemo abahanzi, nashobora gufata abanyapolitike, nashobora gufata abihaye Imana, ariko nafashe abahanzi mu Rwanda. hari uwitwa Nkurunziza François, hari n'uwitwa Kizito Mihigo. muri aba babiri wahitamo nde mu bantu batanze ubutumwa ku Rwanda? reka ngire icyo mbavugaho bombi, hanyuma ndaguha igisubizo ntekereza. urumva Nkurunziza n'uw'iwacu. njyewe urabizi ko mvuka ahitwa i Rukara. Nkurunziza iwabo ni ahantu hitwa Nyakabungo, najyaga ncayo njya Nyawera, nabaye na padiri mukuru muri paruwasi yanjye. urumva rero narahagenze hose. Nkurunziza indirimbo ze zaradushimishaga turi abana iki, ariko Nkurunziza ntabwo yaririmbye indirimbo za gikirisitu. indirimbo ni nziza, nazo ndazikunda ku rugero rukwiye, ariko rero indirimbo za Kizito zo, Kizito yabaye umukirisitu kandi arabikunda, kandi ntabwo yabaye umukirisitu ku izina gusa. nkurikije uko mbibona, yabaye umukirisitu mu buzima bwe bwose, arabigaragaza. kandi Kizito ntabwo ari ukuririmba gusa. nkeka ko uburyo bwa Kizito bwo gutekereza ubwiyunge bw'Abanyarwanda, ndabivuga kuko nasomye igitabo cye yanditse, uburyo bwa Kizito bwo kunga Abanyarwanda nibwo ntabwo reka ngarukiriza ahangaha, ariko
icyo nakubwira je voudrais très clair, ntabwo nshaka gusigamo ibintu by'iki. Indirimbo nteyeho igikumwe cya like nziza cyane rwose, zirimo kunga abanyarwanda, zirimo gufashanya, zirimo ubwiyunge bw'abanyarwanda. nizera ko vuba, reka nkubwira amizero yanjye, nizera ko vuba cyangwa kera ubwiyunge bw'abanyarwanda nk'uko Kizito yabisabye Imana kandi abisaba Imana, nizera yuko buzagerwaho. niyo mizero yanjye. urakoze padi ko urangirije kuri icyo ngicyo. Iki kintu twaganiyeho cy'imbabazi ni ikintu kiri ngombwa, kuko umukristo wahereye ku rugero rwiza uvuga uti imbabazi ni umubyeyi, kugira ngo ubashe kuzumva agendera ku mubyeyi, umubyeyi w'abantu. Imbabazi cyangwa imbaraga bisaba kugira ngo ubane n'abana bawe cyangwa se ubane n'abantu bo mu rugo rwawe. None icyo kigereranyo cyangwa se icyo gishushanyo ni nacyo wafashe ku Mana, imbaraga cyangwa se urukundo itugirira mu mafuti cyangwa se mu rugendo rwacu. Ukagira uti rero duharanire kureba icyiza, duharanire kurwanira ukuri, ibindi tubyihorere, ni Imana izagenda ibikora. noneho mu rwego rwacu rw'abanyarwanda cyangwa se rw'isi, hari ikibazo ikibazo nibaza uyu munsi: ese isi yazabaho nta ntambara? Kuko intambara nizo zituma ndavuga hari n'intambara hagati y'abavandimwe, ariko zishobora no kuba intambara hagati y'ibihugu. uko intambara ziba niko noneho n'ibisebe cyangwa se ibyonona abantu birushaho kuba byinshi. noneho kuri icyo kibazo cy'intambara, ese hari intambara ishobora kuba juste sainte? ni ukuvuga ngo hari intambara ntagatifu cyangwa intambara ikwiye? turarangiriza aho ngaho, nurangiza igisubizo uhite unadusengera turangize. icyo kibazo rero kirakomeye, urumva. ntari nagera mu ivanjiri, nahera kuri Gandhi twavuze ibyitwa la no violence. we la no violence babyita ngo iki mu kinyarwanda? ni uguharanira amahoro nta ntambara cyangwa se nta kavuyo. sinzi ntabwo niba ukuntu babyitaga, hari ijambo no violence active. rero niyo Gandhi yemeraga, ariko Gandhi yavuze yuko umuntu utagira icyo yitaho namba, urumva, l'indifférent, utagize icyo yitayeho namba arutwa n'ukora intambara. nuko ku bwa Gandhi abishyize ku rwego navuga kuba no violence active, icyo cya mbere. no violence ntabwo ajya mu ntambara, byo arayibujijwe, ahubwo arwanisha intwaro izo Pawulo mutagatifu yitwa iz'urumuri. ariko no violence active violente. ariko aho kugira ngo uba utari muri no violence active, ntugire n'ikindi ukora, ube usinziriye. Gandhi yahitamo ukora intambara. tuve muri ibyo ngibyo rero, tugende tugere hehe? ejo bundi, uyu munsi ni tariki 8, ejo hari 7. ejo hari 7. tariki 7 rero iba ari umunsi wa Bikira Mariya umwamikazi wa Rozari. ariko amateka y'iyo tariki ya 7 z'ukwa 10 avugirwa ahantu hitwa Lepante.
Lepante rero ni ahantu abakirisitu batsindiye lampire yitwa otomani. Mhm. urumva Mhm. icyo gihe rero lampire otomani cyangwa se lampire bita turike ubu ngubu yari iri mu Rwanda kugira ngo yongere ifate igice cy'Uburayi, ihongere ihakoronize, Mhm. ahashurize n'umuco wabo wa isilamu. Mhm. kandi byari byarigeze kuba iyi Esipanye yari yigeze gukoronizwa n'abo bita remore cyangwa abarabu, kandi bari myinshi 200, 300, 400, 500, 600. hanyuma rero abakirisitu babonye rodanje yigarutse, barisuganya nk'abakirisitu, bararwana batsindira Lepante. Oui, ndahabona Levante, oui. hanyuma ariko ngo muri iyo Lepante harimo nyine n'amasengesho, hatsinze amasengesho, birangira hatsinze amasengesho. urumva birangira hatsinze amasengesho kuko ngo Bikira Mariya yarababwiye ati nimufate ishapure, abari batagiye ku rugamba bararwana, abari ku rugamba baratsinda. babyumvise? Mhm. singuhaye ingero ebyiri. Mhm. Yezu Kristo yavuze iki? yaravuze ati ntuzashyamirane n'umugiranabi. nsoze mvuga ngo iki? yiba twasengaga by'ukuri, tugafata n'iyo shapure tugasenga, kandi ubu ngubu wakoze kubaza icyo kibazo, intambara nyinshi ziratutumba hirya no hino, Mhm. kandi muri izo ngizo zitutumba harimo n'intambara nucléaire, harimo des armes nucléaires zishobora kujya mu mukino, ndabara mu mukino ariko ni c'est un euphémisme, zishobora kwinjira mu ntambara. Mu bikoreshwa. ubwo rero ni ukuvuga rero ko la planète Terre, ni ukuvuga uyu mugabane w'isi wose uri uragirijwe. Uragirijwe, uri en danger. Uragirijwe. nari ndimo nshaka ijambo ry'ikinyarwanda, uragirijwe. Mhm. Urageraniwe niko abarundi bavuga, kandi ndanabasuhuje kuko badukurikira ari benshi. maze rero ubwo bimeze bityo, Mhm. bwira abakirisitu uti nimufate rozari zanyu dusenge, Mhm. tubwire Bikira Mariya uzatsinda, kuko intambara zo ziriho, ni uwo nguwo nyine Bikira Mariya azaba ahaye intsinzi, cyangwa se ni uwo nguwo ijuru rizaba rihaye intsinzi. twebwe abakirisitu mbere yo kwishora mu ntambara, reka dusenge, dufate za rozari zacu. mbese ndayifite hafi aha ngaha, ngo ubwo iri muri triko iri hariya, ariko byumvikane ko abakirisitu simbahamagariye kujya kurwana, mbahamagariye kujya gufata intwaro zabo za rozari. urumva se muderi wakabyara ngize amahirwe, reka ngusetse ndangirize ku giparu. Nta kibazo, ijambo ni iryawe, niwo urangiza. muri 94 mpagaze ahantu, Mhm. mbona ikorone ntabwo njya menya umubare w'abasirikare ko bageraga nko kuri 30. ubwo baba ari segisiyo cyangwa peloton, Mhm. tuvuge ko ari segisiyo, ariko nabonaga bagera nko kuri 30. Ndumva ari section navuga. eh Ndumva ari section. yego, barazamuka ndabareba mpamahungaho, ndavuga nti ndashaka kubareba mu maso rwose, bariya abantu baba bariyemeje kujya ku rugamba, ubwo hagomba kuba bafite impamvu ntange kimenye. barebe, baraza bangera iruhande bati
hagati ubwo yanjye nabo hari metero 10, kandi nababonye bageze nko muri metero magana, bari nko muri metero nka 300. Urutambwe rumwe, rwa kabiri, rwa gatatu, rwa kane, bref, ntabwo nabivuga byose kuko utagabanyije amagambo. Mu byo twavuganye byinshi barambwira ngo kora mu mufuka wawe uzamure ibirimo byose. Wabyumvise? Kora mu mufuka wanjye crack. Umusirikare arambwira ngo icyo se ni iki, avec mépris. Icyo se ni iki? Probablement yari akizi, probablement, ariko ntangeho kuvuga ngo nishapure, njya muri provocation ndavuga nti izi ni intwaro zacu. Ahita aceceka pe, ahita aceceka. Ibindi byakurikiyeho ntabwo nirirwa mbikubwira, ariko ibyo ngibyo nagiye nyuma yaho nabivuze ntari nanabyumva cyane wenda, ariko nagiye numva nyuma yaho ko ari intwaro ikomeye ku mukirisitu. Reka ngarukiriza. urakoze padi. ubwo dufata intwaro, buri wese afata intwaro ye hafi, kuko intambara z'umugani wawe ntizizabura, kuko inyoko muntu ntago ari nziza cyane, cyangwa ntabwo ari nziza, ariko igishobora kuyihindura ni iki? Ni isengesho. ndumva ubutumwa bwahise. Ntabwo inyoko muntu izahinduzwa n'intwaro cyangwa se amategeko cyangwa se kuyipyinagaza cyangwa kuyihagarara hejuru. Ikizayihindura ni isengesho n'urukundo tuzayiha. Ibyo nabyumvishe, mesaje nanayitanze bayumvishe. Urakoze, urakoze. ubwo Erega waduha umugisha rero. erega ejo bundi ndi mu biruhuko nageze mu Bubiligi, bansurisha kiliziya ahantu niba bitwa hayi, ngo aho hantu rero mu ntambara sinzi iyo ariyo, ngo bateraguyemo amabombe menshi menshi menshi, nuko ngo nta n'imwe yaturitse, uretse yuko imyotsi yayo yagiye isohokamo, kuko ari Bikira Mariya ngo wayafataga ayo mabombe, ukurikije uko abaturage baho ngaho bavuga. Nuko ngo nta n'ibombe n'imwe yaturitse, ariko havuyemo ibyuka biragenda byanduza Bikira Mariya ku buryo yabaye umwirabura. Yari ibyuka byavuye muri izo bombe, ariko nta n'imwe yishe abantu. Urumva, ibyo byambayeho muri ibi biruhuko. Dusenge. Turagushimiye Nyagasani, ngushimiye iki kiganiro ngiranye n'uyu muvandimwe wanjye, buriya kizasakara ku bantu benshi. Nyagasani, ibyo bivuze bitari byiza uzabahe kubyihanganira. Natwe ntabwo twashakaga kuvuga ibibi, twashakaga ibyubaka abantu, ibibafitiye akamaro. Kenshi gusa ibyo dukunda twibwira ko ari byo bose bakunda, ariko icyiza ni uko twavuga ibyo wowe ukunda, kugira ngo nabo babikunde bagukunda. Maze rero uduhe kugukunda, kandi ugende utwongeramo urwo rukundo rwawe, kugeza igihe tuzagusangira wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Amen. Kandi Imana ishobora byose niguha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. urakoze padi, kandi ngushimiye mu izina ry'abakerubimu bose, aho bari, babe hafi, babe bugufi bw'ijambo ry'Imana, babe hafi bumva ijwi ry'Imana, kandi bafate intwaro nk'uko babidushishikarije. tugire ibihe byiza rero, ubwo nakagaruka. Urakoze, urakoze. Mm.